ubwo wenda mu busesenguzi muri wenda mu mitekerereze so kubihamya buryo iyo watekereje nyine wanariza uko wumva ntago wanariza uhamya aho ntihaba hakanga hatekerezwa ko ari amavideo cyangwa ari amafoto yaba hari ahubwo bakabatinya ko ajya muri media nyine yushinjwa audio barayikwereka kuko nanjye Zanjye naregwaga barazinyiritse ahubwo Imana ipfushije tukwiye kurira iyo umukozi w'Imana agize mistake akagwa mu cyaha cyakagwa mu kibazo tukwiriye kumusengera kuko ni ishuri yego ubuhamya bw'ibyo nanyuzemo ni ishuri pastor mugenzi wanjye hari ibyo yakwirinda kuko navuzwe cyane nawe ibimubayeho hari ibyo yakwirinda none se ubu ngubu umugore yakohereza ifoto ukayoherereza undi ni ibintu biba biteguye gutya byanditse bifite umurongo bitwara utanabyinjiramo utaranyuze mu manza cyangwa utarize imanza iminsi 30 urashaka ibigushinjura hanyuma iminsi 30 nabo barashaka ibindi bimenyetso baricara biga urubanza uricara n'abametero bawe biga urubanza umushinja cyane waricara yiga idosi kandi nubwo waba ufite abavoka batanu umushinja cyangwa umwe arahagije. Devaibu TV, Devaibu TV, Devaibu TV, ni Devaibu TV, diaspora mu Rwanda rwacu, abarunda bakongomana abanyamurenge ni Devaibu TV, BigTown TV, BigTown TV, uraoneza muraho yego murakoze vuga cyangwa waguruke wigende Ndetse ari muranyakira nk'ikaze twaguhaye ikaze murakoze cyane mumeze neza nawe urabibona Haundi rero yakiriye Bobo BigTown TV yaba yakiriye hano muri The Vibe TV ni imiriro rero nkuko musanzwe mubizi turatuje kugira ngo turwanya kabeho muri iki gihe cy'itumba yango dukomeze tugere kuri twagura imigi tuzamura ibyishimo hejuru cyane ibintu byose ni hejuru okay Potre ntago dutinda rero dushimire abantu bakoze subscribe n'abagaciro turabashimiye nukuri turabashe muri intwari ariko nawe utarayikora rero wagira uko bigenza yango dukomeze tubana umunsi ku munsi ngiye ndimo ndashaka kuzuza ibihumbi abantu 500 nkazamuka nkagera nkasejo ni nkancelebrira 1 million kandi nawe ndizera urimo radukabakaba The Vibe imiraza cyane okay rero urabizi hari ahantu njya mva nka Tanzania irukanka kugushaka kuko ubufiteho inararibonye ushaka udafite amakuru ahubwo wenda ufiteho noso cyangwa se inararibonye ryaho hantu kandi gujejeka mvuye ku rukiko ko wise witonda okay nta kibazo okay turi mu rubanza rwa Harerimana Jean Bosco Bishop wa w'itorero Zerafat Holy Church mu minsi ishize yararezwe yarafashwe arafatwa aregwa ibyaha bitandukanye harimo ikintu cyo kwihesha icyundi yakoreshejwe uburiganya ndetse n'ikintu cyo gusakaza amafoto y'urukoza soni aza aburana ifungwa n'ifungurwa ya 30 jours ndetse yari kumwe n'umugore we Jeanne baza kujya mu rubanza baraburana bemerwa gufungurwa by'agateganyo batanga ingwate y'inzu ifite agaciro ka miliyoni 60 ibyo twarabibonye nyuma yaho rero bitunguranye ubushinjacyaha bwarajuriye iyo ubushinjacyaha bujuriye nyuma y'imyanzuro y'urukiko Bwana Apotre babisobanuye iki babisobanuye yuko ubushinjacyaha butemeye icyemezo cy'ubucamanza hanyuma rero bakavangwa abantu baciye urubanza nabi reka tujye kuregera abayobozi ba urukiko rurukuriye
urukiko rukuriye urwa Kicukiro n'urwa Nyarugenge rwisumbuye niyo mpamvu atagiye Kicukiro yagiye Nyarugenge yego icyo gihe rero uregwa yongera imbaraga zo kuburana agomba gutegura kuburana kuko rwa rukiko rwisumbuye narwo rusuzuma ibyemezo urukiko rwo hanze rwashingiyeho rufata ibyemezo yego yes niko rero yashikirijwe urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yagombaga kuburana mu gitondo saa 3 bageze mu rukiko umushinjacyaha ari mu kindi cyumba ese nk'umuntu uje kuburana ku isaha baguhaye urukiko akaba ari rwo rugiramo uruhare rwo kugukereza uburana waba afitemo uruhe ruhare cyangwa afitemo uburenganzira ki ubundi iyo umuntu ari mu bugenzacyaha iyo umuntu ari mu bugenzacyaha haba harimo ikibazo yewe urukiko buriya nubwo adafunze yego ariko ari mu maboko y'ubugenzacyaha kuko ntiyakwambuka umupaka ntiyajya n'ahandi abafungishijwe ijisho uko kufungishwa ijisho rero ubusa nk'imbohe nubwo utaburi muri gereza yego ntabwo rero waba uri kurwana no kugira ngo udafungwa nurangiza ujye kurakarira urukiko ngo rwagukerereje yego aho rukujyanye niho ujya iyo rukubwiye ngo ni saa 9 ni saa 9 rukubwiye ngo ni saa 10 ni saa 10 urihangana kuko icyo gihe uba uri mu maboko igitangaza nuko wabona urubanza rugenze neza ntabwo ari ukugukerereza yego kandi hari impamvu zishobora gutuma ukererezwa ushobora kugera mu rukiko internet ikabura ushobora kugera mu rukiko akaba ari dosiye yindi bagishaka ushobora kugera mu rukiko ugasanga hari umutangabuhamya bakivugana nawe ushobora kugera mu rukiko ugasanga ari guca urubanza imodoka ikuzanye vuba cyangwa uhageze mbere ibyo rero byose urabyihanganira kuko uri mu bucamanza yego iyo bavuze ijambo ikiboneza bupfura baba bashatse kuvuga iki mu kinyicyo kinyarwanda ikiboneza bupfura yego baba bavuga urumva ni ubupfura nyine buboneye kuko wenda reka ndayo kuvuna yaje kugerayo ikiboneza bupfura ni ubupfura buboneye ni ukuvuga ngo ni ibintu biboneye ni numbara ikiboneza mfura ni ibintu nyine bitunganijwe birimo ubupfura birimo umuco birimo naho reka wenda kugira ngo cyumve neza impamvu nkibajije bageze mu rukiko kuri iyo saha baraje ati umushinjacyaha ntawe uhari urubanza turaruburana saa 7:40 yewe umumetere wa Nuzaharimana Jean Bosco baterana amagambo cyane ati ko nuguhimana ariko presidente w'urukiko aravuga ati si uguhimana ahubwo yuko ubushinjacyaha budahari baza kujya inama bafata umwanzuro ko ruburanishwa ayo masaha ariko byaje kubaho ikintu cyo gutungurana bageze bagarutse baretse abantu bose binjiye bageze mu rukiko yasaha bagarutse kubona ku isaha y'isa 8 bati mwese musohoka asigara ababurana n'ababuranisha kubera ko harimo ikirego mboneza bupfura ikirego nibyo navuze ne mboneza bupfura ni ikirego nyine ni ikintu kirimo gikeneye ubupfura gikeneye bwa bunyangamugayo gikeneye bwa bumuntu gikeneye nyine ko badashaka nk'imfura ko badashaka ko ibyo bintu bimenya ni ikintu kirimo kibanga badashaka ko gisakara ubwo wenda mu busesenguzi muri wenda mu mitekerereze so kubihamya buryo iyo watekereje nyine wanariza uko wumva ntago wanariza uhamya aho ntihaba hakanga hatekerezwa ko ari amavideo cyangwa ari amafoto yaba hari ahubwo bakabatinya ko ajya muri media nyine iyo ushinjwa amafoto barayakwereka iyo ushinjwa audio barayikwereka kuko nanjye Zanjye naregwaga barazinyeretse barazikwereka kuko rero ari wowe ugomba kuzireba ntabwo bakeneye icyagiye mu itangazamakuru none se urukiko rwerekanye ayo mafoto y'urukozasoni
akaza muri social media narwo rwaba rukoze ikosa. Niyo mpamvu rero hari inkiko imanza zijyanye cyane cyane z'abagabo n'abagore zirimo kuvuga iyicaruboza abantu bagiye bakorera abandi, imanza zijyanye no mu by'urukundo no mu bintu bitandukanye ntabwo bakunda kuzishyira ahagaragara, bazishyiramo cya kiboneza mvugo cyangwa se cya kiboneza muco kugira ngo nyine barinde na wa muco bigisha abantu. Leta niyo ihagarariye umuco, ntabwo ariyo rero ishobora kwica umuco ngo ifate wa muco ihagarariye. Yego, no, ministeri nkeko umucamanza ministeri y'umuco yamufata. Wakwemera ko ayo mafoto y'urukozasoni ajya muri social media? Urwo ni urubanza, nta nubwo ari Bosco biriya ashobora no kwatari wasabye kuburana mu ibanga mu muhezo. Urukiko rurareba ruturu rubanza n'urwo mu muhezo, kuko dore ko n'urega ntagazwi yahawe kode yitwa ME. Nibyo nyine ME ni wa muntu utaza kuza. Ega iyi dosiye yageze mu bushinjacyaha, ubushinjacyaha bukayiha ubugenzacyaha, ntabwo nyiri dosiye akenewe. Abwo ubugenzacyaha nibwo bukora. Buriya ntabwo aburana, ntabwo haburana, ntabwo haburana uwareze, ahubwo haburana umushinjacyaha wa leta. Ni umukozi wa leta uhembwa na leta, ufite kontara ya leta, ufite amategeko mu nshingano, avuga ati wishe itegeko iri n'iri. Umuntu yakureze siwe muba mukiburana. Oya, ni no mpamvu biri bago wikiranure n'ukurega mukiri mu nzira, nakugeza mu rukiko siwe muburana, uraburana n'itegeko. Umushinjacyaha ni umuntu uhagarariye itegeko, avuga ngo itegeko iri n'iri. Ashobora no kurira mu rukiko akigaragura ati nyabuna ati uyu muntu ni mu mfungura arahisha ibimenyetso, nyabuna uyu muntu ni mu mufungura aragira gutya nagwe, uyu muntu ahemutse ibini. Nibyo yize gushinja, arabihugurirwa nk'uko umuribu nawe yize statement, kukoresha statement akakubaza akakuvugisha ibyo utaruzi kuvuga n'ibyo udashaka. Wamara kubisohora byose akabyandika akabiha wa wundi ujya kugushinja. Okay. Ubwo urubanza rwarangiye rubereye mu muhezo, ntago tuzi ngo havugiwemo iki, nta nubwo wenda turamenya neza itariki bazasakora imiravugwaho ko yaba ari kuri 21 maybe, ko nyinshi niho bazishyize. Nk'umushumba mugenzi wawe mufatikanyije uno murimo, urabitekerezaho iki? Urabivuga umuntu wese yari kuburana atarasomerwa ntabwo abatuje, ntabwo abatuje. Ushobora gusenga Imana ikagufasha, ushobora no kubona urukiko. Si ubujurire se? Ubujurire umwanzuro wo kudafunga iminsi 30, araburana ubujuri bwarajuriye kuko bwasabye ko bamufunga iminsi 30 adahisha ibimenyetso. Ubu noneho urukiko parike iravuga ati kumufungura nta byapfa. Ubwo rero nicyo basaba, umushinjacyaha arasaba ko afatwa agafungwa. Ubwo bivuge ngo nta nubwo ari ukuzi, ntabwo ari mu mizi. Baregeye ubushinjacyaha bwarareze buvuga ngo uyu muntu ntitwemeye nabafashwe adahisha ibimenyetso ibi n'ibi. Nibyo bagiye kuburana n'ifungwa ry'agateganyo ry'iminsi 30. Nyuma yo minsi 30 ro bashobora gucamo nk'iminsi 90 iyo byihuse, bivuga ko bitashobora kurenza amezi 6. Hanyuma ukajya kuburana mu mizi. Mu mizi rero niho n'abantu baza, na wa wundi ashobora kuza gutyo mu mizi, n'umwe wakureza araza. Ese ubwo ntiyawenda muri no minsi amaze hanze hari ikintu yaba yarakoze cyongeye yagikora kuki kubijyanye n'iki? Ahubwo iyo minsi 30 parike yo ishobora kuba muri iyo minsi 30 yarabonye abandi baza kumureka. Ishobora kuba n'undi uza kukureka. Muri iyo minsi 30 parike ishobora kuba yabonye ibindi bimenyetso. Muri iyo minsi 30 nawe ushobora kuba wabonye ibintu bishobora kugushinjura. Ibintu by'imanza birikerere ni ibintu biba biteguye gutya byanditse, bifite umurongo bitwara, utanabyinjiramo utaranyuze mu manza cyangwa utarize imanza. Iminsi 30 urashaka ibigushinjura, hanyuma iminsi 30 nabo barashaka ibindi bimenyetso. Baricara biga urubanza, uricara n'abametero bawe biga urubanza. Umushinjacyaha nawe aricara yiga idosiye. Kandi nubwo waba ufite abavoka 5, umushinjacyaha umwe arahagije kuko ibyo akora arabizi yarabyize.
ni mahirwe ki cyangwa se amahirwe ni ugusenga Imana. Imana yabanye nawe agataha agasubira mu rugo n'umugore n'abana n'umugore mu bana, iracyari y'Imana, yanabigabanya urukiko rukavuga utari kuyu muntu kumufunga si ngombwa, akweka mbibariza hanyuma akazaburana mu mizi. Petero afatwa, abitorero bagize umwete wo kumusengera, abitorero bagize umwete wo kumusengera. Ariko muri ino misi umuntu yakuye n'ikibazo abati nubwo baratinze si ye yabona. Nicyo nari ngiye kubaza, nuko ibyo bigenda. Ese itorero muri gusengera abanyu bari gufatwa kuriya cyangwa itorero turi gusengera abafungwa, ariko tukanigisha kugira ngo ni gute umuntu yakwirinda ibimufunga, gufungwa si cyo kibazo gikomeye, ahubwo ko mfunzwe nzirinda gute ibimfunga, ko nimfunguro nzirinda gute ibyongera kumfunga, cyangwa se ko ibyo nkora ndabinoza gute kugira ngo ntafungwa. Aho niho hari ikibazo. Nyine ikibazo nibaza muri no minsi itorero ryabaye iki kora majority na twebwe tugenda muri imihanda cyane twumva abantu dura n'abantu benshi, ugasanga nimbarera Imana Jean Bosco afashwe, ugasanga umupasiteri mugenzi wa tawa. Icyo kintu ni iki cyaremye muri mwe cyangwa icyo ushobora kuvuga icyo ntabwo afite umubiri wa Kristo. Kuko iyo umupastor umugenzi wawe asebye nawe igisebo barakikwitirira. Yego. Harimo umwuka w'ishyari wo kutemerana. Yego. Abantu abashumba bapfuye intama. Mu Kristo wanjye yavuye hano yagiye kwa naka baramwemera, naka ntibamwemera, naka arahageze je ntaho nageze, ugasanga abantu ntibemerana. Ariko Bibiliya ni imwe, n'umwuka n'umwe, n'umuhamagaro n'umwe. Niyumvisha yuko rero wakwishimira ari pasiteri ko pasiteri we bamufunze, nawe ejo bazamufunga. Yego. Ahubwo iyi Imana ipfushije tukwiye kurira. Iyo umukozi w'Imana agize mistake akagwa mu cyaha cyakagwa mu kibazo, tukwiriye kumusengera. Kuko ni ishuri. Yego. Ubuhamya bw'ibyo nanyuzemo ni ishuri. Pasiteri mugenzi wanjye hari ibyo yakwirinda kuko navuzwe cyane. Yego. Nawe ibimubayeho hari ibyo yakwirinda. None se ubu ngubu umugore yakohereza ifoto ukayoherereza undi, wahita umenya ko icyo kintu gihanwa n'amategeko. Yego. Uko rero abantu bagenda baca mu mategeko bahura n'ibintu bisakuza, ababikoze birabafunga ariko bikarinda n'abandi kuzabikora. Igifungo cyanjye cyakwigisha, icyawe cyanyigisha, n'icyundi cyakwigisha. Ni ishuri rero. Kandi amategeko yabereyeho ibigande. Yego. Ariko kuva abantu bamaze kumenyera ko amategeko ariho, barayirinda. Ahantu imiriro ihurira bandikaho ngo danger damo, uworoye imbwa ikaze ashyiraho icyapa cy'uko hari imbwa zikaze, n'ahari amategeko akaze rero abantu bashyiraho strategy zo kwirinda kuyica. Okay. Ese wenda ntago turi butinde cyane, twari turimo turavuga ku bijyanye na Imana Jean Bosco, wenda Imana ikomeze imworohereze kandi mube hafi. Ahubwo twakwibaza ngo bibaye ngombwa yuko atsindwa byagenda gute? Hariya nyine ko atsindwa byagenda. Wajyanga ari mu bitekerezo byanjye. Ni mu bitekerezo. Cyo kibazo nagiye kukubaza cyane. Iyo rero atsinzwe ako kanya aba yabaye imfungo. Ntagarengaho y'ubutabera. Nta nubwo asubira inyuma kwitegura. Buriya mu gusoma ntabwo ajyayo. Mu gusoma buriya bagiye gusoma urubanza ni bake bajyayo. Abari aho ngo yiteguye ngo baraza abantore. Ubushinja uriya rukiko rwemeje ko afungwa. Ako kanya uhari wabaye imfungwa ntiwajya mu rugo. Urukiko rusomye kufungwa uri mu rukiko. Yego. Ntabwo baguha akanya ujye kuzana ikote. Ako kanya ugihagazaho ipingwa. Ako kanya ugihagazaho umucamanza yinjira wabaye imfungwa. Yego. Akitangaza ngo urukiko rwemeje yuko ufungwa. Umupolisi uraho haba hanateguye na polisi yiti gufata. Ribu nukuvuga ngo ako kanya ribu yiti gufata. Ikagushora ikagushyikiriza urwego rushinzwe gufunga, kurinda, kugorora. Uyu uri mu rugo ubwo nyine imodoka batabwa tubone igihe. No, ubwo ni ibintu bibiri. Nyine uri reporting bahita baza kugufata. Yego. Bahita baza kugufata ukajya gukora uburogo. Hanyuma rero utahari na niyo mpamvu buriya gusoma urubanza hagenda abameteri.
metero icyo ashinzwe ni uguhita amubwira ati shima Imana cyangwa aba maso urafunzwe. Nabonye usengera umupfumu Sarongo. Twarasenze nyine ahubwo no kwisengesha n'ibira za social media barihindura burage, ariko giye nasenze atari burage, vuga ngo Imana ikora abantu. Nta burage y'amasengesho ibaho kuko nta sengesho ry'umunyagarari ibaho. Bosco rero iyi minsi 2 afite ingahe yo kugira ngo ntarazumubare neza yo kugira ngo bamusomere, ni iminsi yo gusenga Imana ikavugana nawe. Ariko nka buriya nk'umuntu usenga azi neza ko batazamufunga cyangwa azi neza ko bazamufunga. Kandi ikindi twabwira abantu, iyo umuntu afunzwe, aho ufungiwe ni mu Rwanda, mugore aragusura, abana baragusura, nta n'isheni idacika. Yego. Naganiye n'abantu bafunze burundu, nibo bambere akubwira tuburoko buzarangira. Naganiye n'umuntu uri kwiga icyongereza n'uri kwiga mekanike. Arambwira ati jewe ndi kwiga mekanike, ati ndabura nk'umwaka umwe soze mekanike. Bendi engineer muri mekanike. Yego. Ndamubaza ntese atari ko mfunze burundu. Ati rero ati jewe ninsohoka hano nzajya gushinga igaraje. Akatiye burundu ari kwiga mekanike kandi arabura umwaka yirangize kandi burundu ye ntibara, ariko arambwira ati jewe ninsohoka hano muri gereza nzashinga igaraje, ati kuko ibintu narabyize neza. Bivanga afite ibyiringiro kisheni. Undi muntu nawe turaganira, twaraniganaga icyongereza. Ati jewe nkatiye burundu, atari ko ndi kwiga icyongereza tundahita nshyiraho ni gishinwa. Ati kuko mfite amasezerano ko nimfungurwa nzatangira kujya kurangura mu Bushinwa. Urumva ukatiye burundu afite ibyiringiro. Akatiye burundu ariko ari kwiga icyongereza, afite morale rwose, avuga ati jewe nimfungurwa ndabizi ko nzakora business n'Abashinwa. Yego. Umuntu rero ukatiye byishi anizera gutaha cyane. Apostle urakoze cyane, dusanga tugana ku musozo. Nk'umubyeyi umaze igihe kinini muri uyu murimo, ndashaka kutanga inama imwe ku bantu bakigerageza cyangwa bakifite imitekerereze yo gukora ikintu kigize icyaha. Nk'uwenda hari inkuru igiye gusohoka nayo y'umuhanuzi wari amafaranga umudiaspora wapanze business warayirira, yatangiye gusohoka y'umuhanuzi yitwa Grace, ndatekereza waragiye umwumvaho. Ni ihe nama ushobora gutaka ku bantu bakiri muri uyu murimo? Ikintu cyose cyica amategeko ni icyaha. Kandi itegeko ryose ryashyizweho hashyizweho n'ibihano byaryo. Niyumvisha yuko rero inama nuko umuntu yarya akagabuye. Umuntu narya akagabuye yandimo ngo nzarya bike ngame kare n'inyagasamburira rema. Ushaka kurya byinshi bikaguhagama, byaguhagama ugatakaza umwanya, ugatakaza igihe, kwikura mu mihogo cyaguhagamye ukaba wanapfa. Abantu nibakuramo ku mifuka bakore banyurwe, n'abantu bubaka ukuri kuko kuri gutsinda ikinyoma. Murakoze. Turabashimiye bwe mwese mudukurikiye, ukomeze abatarakwa subscribe mu ikoye tubana umunsi ku munsi, kandi like, share na comment ni ingenzi ngo tujye tubana umunsi ku munsi, dukomeze tugira ibyishimo hejuru cyane.